ngo yadutuye imitwaro yaduheta mishaga none tugenda twe ngo yadutuye uburaya bwaturazaga ijoro none tugenda twe ngo yadutuye ubutinganyi bwaduheta mishaga none tugenda twe. Urumva rero ntabwo bisanzwe, urumva ko niba kubona umuntu nkanjye nambaga amakanzu nkajya mu bagabo batandukanye barenze umwe barenze 100 barenze 200 ni benshi pe, akaza akanyihanganira akakora imitwaro akihanganira byose ntabwo asanzwe. Turabashuhuje mwese abakurikiranye Mama Charlene Official, amahoro y'Imana nabe muri mwebwe. Turabanezerewe rero cyane mwebwe mukomeje gukora subscribe, namwe mukomeje gukora share, ndetse n'abakomeje kwandika aho hepfo kuri comment mutwereka yuko ibiganiro, inama n'impuguro binyura kuri Mama Charlene Official, ubuhamya n'ubutumwa ndetse na filime yitwa Ubuhenebere Karundura mukomeje kutugaragariza yuko muba mwabibonye. Imana y'amahoro nibaha umugisha. Turabaha rero ikaze. Uyu ni Claude turi kumwe, mwagiye mubona ubuhamya bwe, kandi ubuhamya ni ibihamya bw'iby'Imana ikora. Ntabwo dushobora guceceka kwamamaza ishimwe ryaduhamagaye, kuko na Satani ntago abakozi be bicaye. Ubwo rero Satani akora ku manywa na nijoro, hanyuma n'Imana ikora ku manywa na nijoro. Abakozi ba Satani bagomba gukora, ariko natwe tugomba gukora umurimo w'Imana. Amen. Umeze neza? Ndi umugabo wo gushima Imana, mba ndatuje rwose. Ngaho popera abantu bakurikiranye Mama Charlene. Turabashuhuze Yesu ashimwe, amahoro y'Imana akomezane namwe aho murere hose. Okay, ndabona warabaye umugabo n'ubwanwa bwaraje. Yego. Kwambara inkweto z'abagabo urabimenyereye no kwambara imyenda y'abagabo. Yego, N'ubwanwa warabuteretse. Ese kera wabigenzaga gute kugira ngo ubwanwa utaza narogoshaga nkogosha udashaka ko bugaragara? Yego. Nkanisiga amaruja arevure, nkisiga amatiro n'amaherena byose. Hanyuma se ko kera wari umukobwa, wari wigize umukobwa, urumva kuba umugabo bimeze bite? Mubibona se. Satani n'umugome nyine areba igiti kizavamo amapera akagitera amabuye nyine kugira ngo kitere imbuto. Rero ndi umugabo wo guhamya Imana. Ubu rero uyu muntu turi kumwe nyine ni Claude, twamuhamagaye ngo yongere atuganirize. Ese buriya umaze igihe kingana iki mu gakiza? Ntabwo ari gitoya sina kinini, ndacyari umwana muto, ariko ibyo maze kumenya biratangaje kandi biranejeje, n'ibyo maze kugiraho biranejeje. Twamutumiye kugira ngo atubwire ubuzima bushyashya bwo mu gakiza, natwe tube twafata inzira tujyeyo abatarakizwa. Hanyuma wakoze muri make ibwireho gato y'abantu bakurikiranye Mama Charlene Official. Murakoze cyane, nkuko mubimenyereye amazina yanjye nitwa Kiza Claude, nkajyana na channel yanjye yanyitiriwe yitwa Kiza Claude TV. Nukuri ndi umugabo wo guhamya Imana, ndi umugabo Yesu yagiriye neza, aho yankuye hari naho ngeze mu kuvuga ibiza by'Imana, kuko biratangaje biranejeje. Rero ni Imana byiza. igumugisha cyane. Yego. Hanyuma haryo ufite abana bangahe? Abana batatu, abahungu 2 n'umukobwa umwe n'umudamu umwe w'isezerano. Hanyuma se, yego, Imana ishimwe cyane. Hanyuma se abana uko biri kose bashobora kujya muri telefone bakabona ubuhamya bwa papa. Yego, nawe asobanuriye. Abana babyakiriye gute kuba papa yari yarabaye umugore? Nyine biragoye ariko ndabaganiriza nkabwira ni ukuri Satani n'umugome, namwe muri maso mutazayoba. Mbese ubwo nshimye Imana ko ndi kumwe n'abana baho uburere, kandi nkabereka inzira Satani akoresha nabo batazayigwamo. N'ukuri ndanezerewe, abana banjye barankunda, ndabakunda. Utavuze kunsamba ku mashere baze mu rugo basuhuze, urebe umudamu wanjye bose basuhuze. N'ukuri ndanezerewe rero, nta kibazo mfite cy'uko nari umutinganyi kwitwibisha abana banjye. Oya, ni ubuhamya. Imana yandemye guhamya kugira ngo ufashe mwebwe, ufashe n'abandi n'ababibamo n'abazabireka barebe n'imbaraga z'Imana, ukuntu Imana ishoboye, ukuntu Imana ihindura, ukuntu Imana ikora. Ni ibitangaza by'Imana. Rero ni ukuri Imana irahambaye. Ntabwo binteye isoni kuvuga ko nari umutinganyi, ubwo ngiwe mbwira abantu ko Imana ikora ibintu bitangaje. Ngo wumva urwaye uri kwa muganga ukiheba, kumva ko utakira. Oya, wikwiheba. Ubwo umugabo yaragutaye kumva ko atagaruka, Imana irashoboye. Ubwo wumva uri umugabo warigize umudamu ariko navuka amaheruka yawe, Imana yagushatse ntabwo yakubura. Samedi yawe yageze, Imana igenda ikakigushyira kuko aha Imana yagukuye nawe. Yego, rero ni ukuri. Okay, ni Claude turimo turaganira, twari turi kumubaza ubuzima bushyashya bwo muri Yesu ukuntu bumumereye, ariko simpe no kuba twabimubaza turanabyirebera. Ahubwo madamu ameze gute? Mbese umeze ute?
mu rugo ndanezerewe pe, ndanezerewe n'umugore n'ukuri wawe ndanezerewe mbese uzajya uza kunsura ariko mbese ntabwo wabyumva ni ibintu binejeje ndi kumwe n'umudamu wanjye akampakeya akanteka tugasangira akamesera akambwira sheri ndagukunda hanyuma se we ntabwo yimuha nanjye ndayimuha ariko abadamu n'abana beza cyane namuvuze ngo abadamu Imana ijya umugisha bagira ukuri rudasanzwe singa ko umudamu singa ko ari umudamu wanjye ko ziriya bintu singa ko mubabarira simbyumva ko ntabwo mbyumva abadamu ni uko Imana ijya umugisha bafite umutima w'imbabazi umutima w'urukundo ariko Imana baremye pe bidasanzwe rero ni ukuri ndanezerewe mu rugo rwanjye ndi kuba abana banjye barabona bariga ndanezerewe pe ni ukuri ntacyo nshinja Imana Imana nishimwe cyane natwe turanezerewe kongera kukubona warasubiye mu buzima busanzwe hanyuma ubuzima bumeze bute urabona ko kera wari utunzwe n'uburaya warasambanaga n'abandi bagabo bagenzi bawe ukarya hanyuma ubu ubona bigenze gute kuva wava hariya ese ushobora kwicara ukavuga uti iyo mbimenya nkasubirayo ushobora mbese tubwire bimeze gute Yesu yakwakiriye harimo itandukanirizo harimo diferanse nini cyane 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 kuko amafaranga narabonaga kwa Satani aho ngaho niko navuga iby'uburaya nkagera mu rumogi mu nzoga mu kunywa singamo n'umwenda nayo kwinezeza ntacyo nyamariraga ariko navuga ntacyo nakwiye kwa Satani ariko ubu ndi mu Mana amasheri ashobora kumpa 10,000 nkabijera umuntu nkurikiye hano kuri TV ashobora kumunefona akampa 20 nkagura umufuka w'umuceri ubwo ntujye unashira ariko navuga ukagenda rwose nkamera neza ubwo kuba mu Mana rero byanga byakunda harimo ibintu byiza byinshi kandi by'umugisha amafaranga kugira akamaro ntabwo bavuye mu nzira mbi ntabavuye mu busambanyi uyaguhaye aba yaruhiye aba yasengeye ni ukuri ntacyo nashinja Imana n'abantu nihe ndirimbo se yakuryoheye cyangwa nakega korasi mu kanya uri buntu natubwira ijambo ry'Imana ndabona nta kibazo rwose yego nakega korasi kakunejeje iyo umuntu amaze gukizwa hari ibintu Imana imwakiriza ko bitava mu bwenge nakega korasi ngo yadutuye imitwaro yaduhetamishaga none tugenda twe ngo yadutuye uburaya bwaturazaga ijoro none tugenda twe ngo yadutuye ubutinganyi bwaduhetamishaga none tugenda twemye amena yadutuye imitwaro duhetamishaga none tugenda twemye kuko ndi umugabo ushima Imana ndi umugabo ukiri mutoya Satani yarangiza agasimba ndigwa namba amakanzu aho nyizo bose bampindura bavuga mu rw'amenyo ariko ikibazo nigeze nagira mara kubona ari amafoto yawe hari n'umuntu wenda w'umutinganyi wambara n'ibintu ukabona ko ari umukobwa aranaberewe ariko we naranakurebaga shitani yica nabi nta n'akabuno wagiraga nta n'utuguru wari ufite wari n'agakara kabukuntu cyagiye ntabwo numvaga ko arigiye umuntu mwiza ubaho Satani n'umugome ugatambuka ukamamaje urashimira Imana icyo ukora by'umwihariko wabona amafoto yawe abantu bazayabona ya kera ukiri umutinganyi ukigira umukobwa byari bibabaje biteye n'agahinda hanyuma ndifuza ni iyihe message ushobora guha abantu bavuga ko muri mu gakino mutakijijwe ku giti cyawe ntuvugire abandi kuko buri wese agakiza ke niwe ukimenyera ni iyihe message ushobora kubaha nge rero nta kintu naba message ikintu cya mbere ni uko ngewe aho ndanezerewe kuko uvuga ngo ndumutinganye n'undi narabivugaga nari we ntacyo byantwara nabivuga nawe narabivugaga ko nari we nabiretse rero message nabaha bitoko ijisho rya bagenzi babo badatokoye bareba imigogo iri mu majisho yabo nimba uri n'umupagani ntabwo ari wowe wenyine Imana yibizi bakoze kunyunganira rwose nibyo ariko barebe n'ukuntu usigaye meze egora ubundi barinda bavuga ngo ntiwahindutse ucyambara amaherena n'inde wari warayagukuye sibyo nkubwira hari pandagare se kujyanye ngo nakunda umugabo ushima Imana telefone nziza reba nk'iyi telefone imyenda nambara myiza no kubera Imana sinabigiraga rero ndashima nta kibazo ngiye cy'abantu bavuga byuka bakagutegurira none se babandi hari icyo bakomarira gusihe barazaga bakarya ibyanjye tugasambana bakagenda nibyo bakadusiga ibirwa bitandukanye imitezi ibintu nk'ibyo n'ibindi byinshi cyane ariko ikindi kintu byose Imana yangiriye neza mba mvuga ko ejo ninapfa nzabona ubugingo buhoraho ngenda mama chere ngiye mfite icyizere ko n'ubungu impanda ivuze ngewe nagenda amena singiye kubeshya nta kintu kimwe cy'urubanza nta mutujyane ikibazo uzazure mudamu wanjye n'abaturanyi nzabakwereka muganiriza
Imana ni nta kibazo ngiye mfite cyo abantu abantu ni umutima ni nawo uba ukomeye. ngira ngo tumucire urubanza rero ni ukuri nzi ko ngiyewe nta kintu nshinja Imana, ahubwo Imana ni ukuri, ahubwo kuki nakijwe kare kose, kuki nakijwe kera kose ngo bibe byiza, wumva numva nezerewe. Niki wabwira se abantu basigaye hariya, niki wababwira? Icyo nababwira, nabo kubabwa hafi. icyo nababwira ni uko Imana irabakunda, Imana irabakunda, ariko barebe inyungu zo gukizwa, barebe inyungu zo kumenya Imana. Tugira inshuti zihambaye, mfite abantu baba muri Amerika, inshuti zanjye baba muri Canada, dusengana, nawe turi inshuti mu masharire. Iyo ngo utumye ngibaza ukansura iwanjye ukaza ukansengera, nawe utarifata amasharire mwana wanjye yarwaye ukansengera. Urumva rero icyo nababwira ni bave hara kwa Satani, nta kiza gihaba, haba ibibi byinshi, nta kiza cy'ubupagani, ariko mu Mana hari ibintu byiza, hari umunezero. Niba muraseka ameze numva ari umunyenga, numva nezerewe, kubera ko kuba mu Mana ni ukuri umunyenga, biranezeje. Bave kwa Satani, bazi ko banyegeye, nawe bakwegeye, dukora Imana, dufate urugendo rumwe, ubundi tunezerwe. Uragira ijambo bwira sheri wawe muri aka kanya, kuko aragukurikiranye ndabizi. Arabizi, ndamubwira buri munsi, ni ukuri ndamukunda, kandi yarakoze kunyihangana amabi yose nagiyemo. Nzara mpfa mbimubwira yuko ndamukunda pe. Nta Cyongereza uzi se ngo ubimubwire no mu Cyongereza ko mbona ari bwo byumvikana neza? Mama Jamila, love you so much cyane ndamukunda hahandi, kuko ikimpamvu mukunda kuko n'abankunda abagore bose hari, ariko ntubyumve nabi, afite umutima udasanzwe, umutima wo kubabarira. Yaza kuba ari we wabaye wowe ntiwari kumubabarira. Ntabwo mbyumva ko Imana imuha umugisha uramubyeyi. Ntabwo mbyumva biriya bintu ko niba ngumana mbonye umuntu bavugana ndagira ikibazo, ahubwo ajya mbabarira ndafuha nkagira ubwoba ko bamujyana. Humura ntabwo bazamujyana, tumusengeranye. Yego, urumva rero ntabwo bisanzwe. Urumva ko niba kubona umuntu nkanjye nabaga amakanzu nkajya mu bagabo batandukanye barenze umwe, barenze 100, barenze 200, ni benshi pe, akaza akanyihangana, akakora imitwaro, akihanganira byose. Ntabwo asanzwe, ntabwo asanzwe, nanjye nzamva simbizi. Ngatubwira ijambo wabwira shangazi nona. Shangazi se muramubwira ni umubyeyi n'umwana we, arabizi. Umubyeyi n'umwana ntabwo ari njye yakoreye, yakoreye Imana, izamumugisha kuko ibintu yakoze ntabwo bisanzwe. Nabigiye muri abadamu bose nyine Imana yamukoresheje, yabaye inzira nanyuzemo, none kugenda nemye ndatambuka ngo ndavuga ishimwe ry'Imana. Nawe yambonye ahazamura icyubahiro, yambonye ndi umugabo ushima Imana, ndi mu bana, afite abuzukuru, nuko yanezerwa. Iyo musuye nika ko yishima. Amen. Kandi nawe Imana imuha umugisha Shangazi, ndanamukunda cyane, arabizi rwose. Nabikubwira buri munsi ko Shangazi mukunda, ni umubyeyi wacu, hari byakoze nawe utabibona wowe, ngenda bibona. Yego, nta munyangire tugomba kugira. Oya, nimba hari abo bafite ibyo bapfa ntabwo bitureba, ntabwo dukwiye kubigendera. ariko ngiye ku giti cyanjye hari icyo yangejeje, hari icyo yamariye, kugira ngo menye wowe byaciye kuri we, kugira ngo menye Imana byaciye kuri we, wowe nkurikiye uri Burayi ko tumenyane byaciye kuri we. Ntabwo ari ukuvugishwa. Niba cyagenda n'umutinyi ntibamamagara abantu, ubu nk'abantu nsenga mukansengera, abana banjye bakaba bari kwiga, mukavuga ati uriya murakwiye gufashwa mukabikora, imbaraga z'Imana ukubera we. Rero ni ukuri Shangazi ndamukunda. Abantu kandi akenshi kubwira abantu basenga, abantu basenga Imana igihe umugisha. Ni ukuri komeza baha imbaraga zo gusengera abantu bari mu isaba y'ibyaha, abarwaye, bafite ibibazo, abakene, mufashe. Gukorera umurimo w'Imana si ukuvuga ubuhamya, gukorera umurimo w'Imana si ugusenga, gukorera umurimo w'Imana n'ibindi byinshi cyane, gufasha abarwayi, gufasha abatishoboye, gusura, ni byinshi cyane wakwisangamo uri umukozi w'Imana. Okay, ndabona ufite Bibiliya mu ntoki, nifuzaga yuko utubwira ijambo ry'Imana mu minota mike, abantu bumve n'imbaraga z'Imana ziri muri wowe, n'ijambo rigufasha nabo ribafasha. Tujye mu Baroma igice cya mbere 24 kugeza 28, haranditswe ngo nicyo gitumye Imana ibareka ngo bakurikize ibyo imitima yabo irarikiye, bakore ibiteye isoni, bonone imibiri yabo. 25 kuko bakunaniye ukuri kw'Imana, kuko baguraniye ukuri kw'Imana, gukurikiza ibinyoma, bakaramya ibyaremwe, bakabikorera kubirutisha Imana rurema, ariyo ishimwa iteka.
ryose amen. 26 nicyo cyatumye Imana ibarekera kurarikira ibyonona, ndetse bigeza ubwo abagore babo bakoresha imibiri yabo uburyo bunyuranye n'ubwo yaremewe. 27 kandi n'abagabo niko bareka nuko bareka kugirira abagore ibyo imibiri yabo yaremewe, bashyushywa no kurarikira abagabo, bagirirana n'abandi bagabo ibiteye isoni, bituma mu mibiri yabo bagarurirwa ingaruka mbi ikwiriye kuyoba kwabo. 28 kandi ubwo banze kumenya Imana, nicyo cyatumye Imana ibareka ngo bagire imitima yabaye akahebwe, bakora ibitakwiriye. Ijambo ry'Imana. Nashaka kumvisha hano hantu ngo Imana yarabaretse bagira imitima yabo yabaye akahebwe. Cyagira ko ari imeze nanjye nkiri umutinganyi, umutima wanjye wabaye akahebwe, ntiyambara amakanzu, umutima wanjye wabaye akahebwe, nkajya nkora ibi byose Imana ikanyihorera, nkajya nkora biteye Imana isoni, imibiri yanjye igakora ibitagenewe. Ni ukuri numva ko Imana ibi byose mubona muri Bibiliya byose Imana byabivuze. Ngo imitima yabo yabaye akahebwe, ngo ntibagirira abagore babo ibikwiriye, ngo ahubwo baba bashaka gukorana, bakora ibintu bidakwiriye by'Imana itateganyije, ugakoza Imana isoni. Nicyo gituma ngo bazagira ingaruka zihwanye n'ibibi byabo barimo. Ni ukuri rero mureke gukora ibibi, kuko turengere cyane, tuve mu bibi tujye mu byiza, twe kugira imitima yakahebwe. Kandi ni ukuri amasharire ko mu Mana ni byiza. Wabonye inyungu y'ukura mu Mana? Rero nshuti zanjye, nshuti z'Imana, bayuda bene wacu, usange urugendo, mureke dukore Imana, mureke tuyinambeho byanga byakunda, kuko ngo imbere hari amakamba, imbere hari amakamba, tumara kwambuka Yorodani, Yorodani tubavuga ni ibibazo, ni aya magambo ntiyakishijwe, ni aya magambo ntabwo yava mu butinganyi, ni aya magambo ntiyasanga umudamu we, ibyo byose ni Yorodani. Tumara kubirenga byose tuzambikwa amakamba y'abanesheje, tuzabyina intsinzi. Okay, bro, turagushimiye. Imana iguhe umugisha kandi udusuhurize abana na madamu. Nabo hari igihe tuzabatumira mu kiganiro cyangwa tuze tubarebe. Turabashimiye mwese abari bakurikiranye Mama Charlene Official. Mwumvise ineza Imana yagiriye Claude, yaraje kutubwira ubuzima bushyashya bwo muri Kristo, yavuze ko aguwe neza, yigeze anatubwira ngo naho napfa njyewe nzi ko nzajya mu ijuru. Uko niko kuri. Nimba hari ijambo ndikumva imirindi Mama Charlene, ndikumva ibyo gutabarwa. Ijambo ryiza rinezeza umugenzi ni ukumva ko impanda ivuze yarijyamo. Iri jambo abantu bashaka kurivuga ni bakeya, hanyuma Imana ikomeze gukomereza amaboko kandi kurindire mu buntu bwayo. Hanyuma rero namwe mukomeze gufata ibi biganiro mu bisangiza abandi, kugira ngo ibintu bibaguye neza hanyuma mugabanyirizeho n'abandi. Mukomeze mukoreshe mukomeze mukore subscribe, kandi mukomeze mwandike kuri comment mugira inama n'ibitekerezo, kandi namwe abantu bafite ubuhamya buri kumwe n'ibihamya mukomeze mubuzane. Abantu b'Imana barapfuye, abantu b'Imana bacitse intege, barazimye, abantu b'Imana babuze ihumure, abantu b'Imana bibacikiyeho, bamenye ko mu ijuru hari Imana itetururikana. Uko niko kuri. Hanyuma turi gusoza, ndumva wabaha nimero zawe za telefone, warangiza wamara kubaha nimero ugasenga. Reka nkubwire Koro, njyewe hari ibintu bimbabaza. Nagiye numva mu butumwa mu buhamya ukuntu abantu ngo babateraga amabuye, bakabafata nabi, bakabatuka. Mukuri nimba abantu ari n'abatinganye, ntabwo ari abo guterwa amabuye, ntabwo ari abo kugirirwa nabi, kuko njye ndibaza ko iyo nda yatwise uwo mwana, uwo mubyeyi ugutwite yatwise akakubyara, ni umubyeyi mugenzi wawe.
kandi yari yiteguye ko nawe azabyara umwana muzima yego w'umuhungu satani regani satani kandi nanjye mama wanjye uko byamubaye akabyara umwana nanjye nkagendererwa niko umwana byamubaho niko buri wese byamubaho satani rero ntabwo ntatatira imyambi ntabwo rero dukwiriye kujya tubafata ngo tubatere amabuye ahubwo numva twabasengera kandi tukabagira n'inama tukabaha hasi tumenye ko bari abana barabatwise amezi 9 nabo bavutse nk'izindi mpinja ntabwo ari abo kujugunywa n'ukuri bakeneye kwegerwa bafite n'ibikomere bakeneye gusengerwa bakenewe kwitabwaho ko nanjye nkajya shangazi ngo anyeke iyo nzira ampumurize nuko Imana ikinkunda simba nanjye mvuga Imana kandi twabonyeho no kubwira shangazi ngo ntacike intege n'undi mwana wese uzamukambakambiraho akivuza ko yamwereka inzira ntacike intege azayimurangira iyo nzira yego nawe akomeze abo umubyeyi hanyuma Imana nibaha umugisha tanga nimero ya telefone hanyuma usenge yego 0 8 30 39 7 okay ongera 0 basubiriremo ni 0 7 8 30 39 6 turagushimye Mana nziza tugushimye ku biganiro twagiye hano kuri Mama Shene Official ni kuri n'imbaraga zawe ni urukundo rwawe ni ukuri turagushimye gushimye gikuba cyacitse gushimye twaganire neza amagambo meza dushimye n'abambisha amagambo ni ukuri kumeza ubaha imbaraga abahinduka bahinduke abarwayi bakire abumva ko birangiye ni ukuri Imana nziza wumve ko byose bitarangiye ubasange databuja imbaraga dukomeze tuvuge ubutumwa bwawe ku isi hose ku mahanga yose kandi buri muntu wese mwana Imana akizwe abari mu byaha bakizwe ni ukuri turabasengeye kugira ngo bahinduke bamenye ijambo ryawe bamenye imbaraga zawe bazumva impanda umunsi impanda yavuze databuja komeza ubane natwe makatiza twatangiye abarimo nabo bakomereza inzira bakomereza imbaraga ubongerere ni ukuri ukomeze ubaha imbaraga mu rugendo twatangiye rwo gukizwa ukomeze ubane natwe bikomeye turimo bujye muri iyi si hari indwara zitandukanye hari ibigeragezo byinshi ukomeze ubane natwe muri byose data mwiza urakoze kubana natwe urakoze kuko uzatugira neza urakoze kubana natwe mu gihe kiri imbere tutazi ariko urabizi urakoze data mwiza turi kwizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu amen